manishimwe ko twongewe kugira ubuntu bwo kuba masengesho. Amen. Masengesho ni ikintu cy'umugisha ukomeye, kuko Satani inzira igana amasengesho yayishizemo amahwa menshi n'ibibuye binini kugira ngo agashiramo n'inyamaswa z'inkazi zigatontomba kugira ngo nushaka gutekereza kwinyura muri iyo nzira yiruke. Nukuvuga iyo ni metaphore, kuvuga ko amasengesho rero ntabwo ari ikintu cyorohera benshi, kubera yuko Satani arabizi ingaruka y'amasengesho. Nibyo dushaka kureba uyu munsi. Nuko rero Imana ishimwe rero ko yongeye kuduha umwanya tugira rero twumve ijambo riri budufashe mu masengesho y'uno munsi. Amen. Ni ijambo rivuga ngo le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les alliés du chrétien. Bivuga ngo umwuka wera n'ijambo ry'Imana, amen, ibyo bibiri hamwe n'umukristo, amen, bubatse alliance, bubatse iyo bavuga aba alliés, ni ukuvuga ngo bagize kipe itabashwa n'agato kuneshwa. Haleluya. Kubera iki bimeze gutya? Kubera icyo turi bwige cyitwa synergie. Donc la synergie de l'esprit et la parole avec le chrétien. Umwuka wera n'ijambo ry'Imana n'umukristo ukorana nabo barekura icyo bita synergie. Turaza kureba synergie cyari cyo. Benshi twarabyize kuva mbere ariko maza kumva ari byo. Hano abariye ni bangahe? Ni batatu. Ni ikipe igizwe abantu batatu. Uwa mbere ninde? Mwuka wera, ijambo, nawe. Uvuga uti nanjye. Voilà. Iyo niyo ekipe yawe rero. Imana ishimwe. Iyo niyo ekipe urimo. Nimba wizera Kristo. Wari uzi kuri mu ekipe se? Mu isi y'umwuka uri mu ekipe. Ugiye kumenya rero ekipe yawe ifite ubushobozi. Ese izatsinda, iriratsinda cyangwa izatsindwa? Vuga uti ngewe n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana turi ikipe itaneshwa. Voilà. Kubera iki wowe n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana muhinduka itsinda ritaneshwa? Ni ukubera ko ubwo bufatanye bubyara ibyo bita synergie. Synergie ni iki? Synergie ni ijambo ry'Ikigiriki. Ni ijambo ry'Ikigiriki rivuga synergia, ni ukuvuga ubufatanye, naryo rikava mu ijambo ryitwa synergos, ni ukuvuga ngo ufatanya n'undi. Synergie rero ni igihe hariho impande ebyiri cyangwa nyinshi zishize hamwe ngo zizane imbaraga zabyo izo mpande zazo kubw'intego imwe bashaka kugeraho bari kumwe. Amen. Donc la synergie définit une action coordonnée de la part de plusieurs facteurs. Ces derniers s'opèrent afin d'obtenir un effet généralisé. Celui-ci se distingue d'un phénomène ou de conséquences obtenues lorsque ces mêmes facteurs agissent de manière individuelle. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu umwe cyangwa ikintu kimwe kiri cyonyine gifite ubushobozi runaka
hari icyo gishobora kugeraho. Mwabimise. Ariko iyo ababiri cyangwa batatu cyangwa barenze abo cyangwa ibintu bibiri cyangwa bitatu, iyo mvuze ibintu mvuga nk'amabanki, nk'inganda, kuko nazo zishobora kwishira hamwe kugira ngo zibyare synergy. Abantu bashobora kwishira hamwe babyare synergy, n'ibigo bishobora kwishira hamwe bibyare synergy. Yaba abantu, yaba ibintu, institution cyangwa amakampani cyangwa ibigo, amabanki n'ibiki, iyo intego ari kwishira hamwe kugira ngo bagere ku cyo umwe wese yifuzaga ari wenyine, ibyo rero iyo bishize hamwe turaza kubona bishyira hamwe gute, bibyara imbaraga zikubye inshuro nyinshi zirenze guhuriza hamwe icyo buri muntu cyangwa buri kintu cyari kugeraho cyonyine. Nimba uyu muntu X afite imbaraga zo gukora ikintu runaka, dufate urugero, afite imbaraga zo gusunika ibiro 100, n'undi wa kabiri akaba afite imbaraga zo gusunika ibiro 200, uwa gatatu akaba afite imbaraga zo gusunika ibiro 80, 100, 50, 80, ni ibiro bingahe? 100, 200, 150, 80, 230, 230, byose bite utanije. Ruvuga ngo umwe wese na imbaraga agaragaje, amen, niba ziteranye z'undi byabone ko bibyara imbaraga zo gusunika ibiro 230. Ariko nibaza hamwe, mwabimvise, bose bagakorera hamwe bagasunikira hamwe, bashobora no gusunika n'ibiro 700. Je narinzi ko umwe wese nasunika ibi nagasunikira none twabiteranya bishobora kuba bihwanye nabo bose bajya hamwe bagasunika, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo umwe akoze iyo umwe akora ku giti cye, amen, imbaraga akoresha zibasha gukora ikintu runaka. Ariko iyo azizanye mu zindi z'abandi zose zikajya hamwe, zikora ibintu byikubye inshuro nyinshi, none buri ruhande rukisanga ko rwungutse cyane kuruta igihe rwari kuba rwonyine. Iyo niyo bita synergy. Mwabibise. Tuza kubona muri Bibiliya ko Imana ubwayo ivuga ku byerekeye synergy. Imana ishimwe. Ni ukuvuga no kuzana hamwe ubushobozi, ubumenyi, ubuhanga, ubushobozi butandukanye, ibintu byose byakwitwa imbaraga bigakoreshwa kugira ngo izo mpande zose zishize hamwe zigere ku cyo zishaka kugeraho. Niyo bita synergy. Nuvuga ngo natwe rero nituba turi kumwe n'Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana, tuba tugize equipe y'abantu batatu, amen, harimo synergy noneho idafite aho igarukira, kubera muri iyo equipe babiri ntabwo ari abantu, amen, ni Imana ubwayo. Mubise synergy, amen. Niyo mpamvu rero uzumva muri iki gihe ibigo byinshi byo mu isi bigenda bifusiona, bigenda byihuza, kuko turi mu isi ya competition. Nuvuga ngo ikigo kimwe kibona ko kizavanwa mu nzira kuko kitafite ubushobozi bwo guhangana. Niyo mpamvu rero ibigo bigenda bihuza bikabyara kimwe kugira ngo bigwize imbaraga, bibashe guhangana ku isoko y'abahatana muri iyo domaine barimo. Nta kigo kigishaka muri kigiye gukora cyonyine kizava mu nzira. Bakwiye gushaka synergy, bakwiye gushaka imbaraga zikubye inshuro nyinshi.
turaza kureba rero mu Mana kuva kera Imana icyo kintu yaragishuye mu buryo bukomeye cyane, turaza kubibona. Amen. Ariko rero kugira ngo iyo synergy ibeho nuko za mpande zishaka kwishyira hamwe ziba zifite amasezerano. Amen. Hanyuma icyo gihe twavuga ko havuka iyo alliance, ubu bufatanye, noneho abo bantu bakaba baliye, les alliés, kuvuga ngo babaye allié ku mugambi umwe, bahujwe n'umugambi umwe. Synergy mwayumvise. Amen. Cyane cyane iyo mu byerekeye intambara. Amen. Tufate urugero rw'intambara ya kabiri y'isi. Iyo igihugu kirwana ukwacyo, ntabwo iriya ntambara yari kurangira Hitler atabatsinze. Abitwa les alliés, Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa, mwabimvise, Uburusiya n'Ubushinwa. Ni ukuvuga ngo iyo kimwe kirwana ukwacyo, iriya ntambara wenda ntibari kwegukana intsinzi, Hitler yari kubanesha. Ni ukuvuga biriya bihugu rero byararwanye n'ibindi bihugu byitwa les pays de l'Axe, kuvuga ngo Ubudagi, Mussolini muri Italy, sibyo? Mwayumvise? n'Ubuyapani bari kumwe nabo. Kuvuga ngo bari aba alliés barishize hamwe bahuza imbaraga, bibyara synergy Hitler adashobora guhangana nayo. Niyo mpamvu yatsinzwe. Uretse ko twebwe abizera Imana tuzi ko ari Imana yatumye atsindwa. Amen. Kubera yuko ntiyari gutsinda, kandi umugambi w'Imana ntabwo wari kugira ngo isi irangire mu maboko y'abantu nka Hitler, kuko hariho umugambi Imana ifite. Twavuze ko Imana yashize ahagaragara umugambi wayo. Imana ishimwe. Na niyo mpamvu yagaragaje no gutsemba Abayahudi, yica miliyoni 6, ariko nigeze abarangiza bose. None umunsi barahari. Amen. Nuvuga ngo Amerika yari ku isonga, hariho Aburusiya, hariho Ubwongereza. Amen. Hariho Ubushinwa nawo, Ubufaransa. Iyo bihugu rero nibyo bitwa les alliés. N'abantu bishize hamwe kugira ngo bahuze imbaraga, none barwanye na Hitler n'ibindi bihugu byari kumwe nabo, ibyo bita les pays de l'Axe, cyangwa les puissances de l'Axe. Imana ishimwe. Hanyuma rero kubera ko bahuje imbaraga hamwe, itariki 8 ukwezi kwa 5 1945, haleluya, icyo gihe habaye capitulation du Troisième Reich. Niho Ubudagi bwayamanitse, kuko bwahuye na synergy. Aho ni mu ruhande rw'isi. Turashaka twinjire mu ruhande rwa Bibiliya turebe synergy uko yagiye ikora. Imana ishimwe. Ariko mbere ya byose ni iyo synergy iza ari uko impande ebyiri cyangwa zirenga zishize hamwe, noneho bakitwa abaliye kuko bahuje umugambi. Imana ishimwe. Ariko nshaka kukubwira wenda utajya utekereza, nubona iyo tuje hano muri amasengesho utabitekereza, ukabuje ufite imitwaro uje gusengera, ni byiza. Nanjye nkaba mfite iyo nje gusengera nuriya tutanayibwiranye. Iyo tuje hano mu bisanzwe mu isi y'umwuka, tuba tuje gushaka abaliye. Nuvuga ngo wowe uri aliye wanjye, nanjye ndi aliye wawe. Hanyuma rero nubwo umwe afite ibyo asengera, ariko twese hamwe mu buryo bw'umwuka Imana itubona ko turi abaliye, ibona ko ari abantu baje hamwe. Hanyuma Imana iribera synergy, imbaraga zikomeye mu buryo buri umwe wese azisanga. Amen. Imana yamukoreye ibirenze kure cyane ibyo yibwira n'ibyo yasabye. Nuvuga ngo ubyumva utabyumva, iyo uje hano muri amasengesho ugasanga bene data muhinduka abaliye. Mwabise? Nubwo tuvuga ngo ngiye gushaka abaliye, ariko mu isi y'umwuka niko biboneka. Kandi abaliye bishira hamwe ngo babyare synergy. Nuvuga ngo nubwo giye ntasengera ibyawe nusengera ibyanjye, ariko cyo kuko twaje mu mugambi umwe.
kuri gahunda imwe, kandi mu mwami umwe, mu kwizera kumwe, n'ibyiringiro bimwe. Mwabyumvise? Ibyo byonyine, iyo unity, amen, yo mu mwuka ibyara synergy. Uzajya umenya ngo iyo uje kwifatanya n'abandi hano, nubwo ufite imitwaro ya buryo bwihariye, mu isi y'umwuka tu as des alliés, ufite aba alliés. Kandi ni ngombwa aba alliés iyo bahagurutse bakreya baproduza synergy, batuma haba synergy. Si nk'uko wari kuguma mu rugo wenyine ukisengana. Mwabyo bise turaza kubibona. Reka dufate iminota 5 buri wese ashime Imana ko afite abaliye, no kuvuga afite umwuka wera, afite n'ijambo. Amen. Nawe akaba ari uwa gatatu. Iyo ekipe rero ntigineshwa. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo umenye gusa ko uri muri ekipe itaneshwa. Imana ishimwe. Ukamenya rero ko iyo uhagurutse gusenga nk'uku, amen, mu isi y'umwuka hari ikintu cyitwa synergy, imbaraga zidahangarwa zitazirekurwa. Amen. Ujye imbere y'Imana wishimire kubw'umwuka wera n'ijambo ryayo, kandi uyisabe kugira ngo igufungure ubwenge, kugira ngo utahura ibyanditswe byera n'ubwiru bw'Imana. Tubaza kwinjira muri Bibiliya nyirizina, turebe abaliye Bibiliya ivuga uko bakora n'ukuntu barekura synergy. Dieu ndizera ko synergy irarekurwa. Imana yabwa icyubahiro. Kandi Satani ntashobora guhangara iyo synergy.